ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ugiye gukemura kino kibazo. I'm going to show you how to fix this problem, right? Kurikira intambwe ku yindi. Please make sure you subscribe on this YouTube channel, right? Reka nkore uko bikora. Mbere na mbere urahita tudatinze cyane, ntabwo bitinda cyane rwose, urahita uza ukande kuri setting ya telefone yawe, urakanda kuri setting, click on settings, no gukanda kuri settings urategereza gatoya mwereka ugiye gukanda. Then urangiza uze urebe handitse ngo all apps cyangwa se app management, right? Uze urebe handitse ngo apps, urebe ukande kuri apps, ukande kuri apps, urebe hano usaka ukande handitse ngo apps, click app, ukande kuri apps. Numara ukanda kuri apps uraza kubona gutya ino messages cyangwa se ukande kuri see all apps. Ushaka guklikinga kuri see all apps mu gihe utayibonye hejuru kugira ngo bakwereke urutonde rw'ama application yose. Uraza gushaka message, uraza umanuke kugeza ubone message apps. Message app uraza ushake message app, dore ngiyi uraza uhita uyikandaho. Numara kuyikandaho, sibyo, iyi ni method ya mbere ushobora kubakoresha nyine muri short way. Then urangiza ukanda kuri stop force, click on stop force, click OK, ukande kuri OK. Noneho ikibazo cya message byari bita bikunda. Then urangiza uhite uzananitse ngo storage and age, ukanda hano gutya kuri storage and age, handi ukande kuri clear storage. Muna kuri clearing storage ukande OK. No gukanda OK, already done, right? Bahita biza, bahita bikunda neza intambwe ku yindi. Ukanda back and back and back, sibyo, ugiremo hagati. Gusa ari indi method 2, ari indi method ya kabiri. Ushaka kuza muri your all apps, ushaka gukandaho cyane ugatsindagira and you click app info. Uraza kuhita ugera kuri hahandi bya bisanzwe, hanyuma for the urakurikiza nyine amabwiriza iko twabigenje clearing age. Ni kuri rero, hanyuma tuze kohereza message, tureba hano ufungure za message zawe, turebe uko bigenda. Ibyo utegereza numara gufungura message zawe. Okay, hanyuma numara kubi wabisoza uhita uzongera ufungure kuri apps, uhite uchanginga sim card yawe iriho data nyine cyangwa se iriho SMS, sorry, iriho SMS. Then urangiza uhita ukanda wohereza message. Wow, already done. Iyo byanditse gutya message bayemera ko yagenda. Nabwo yuko make sure you subscribe on this YouTube channel and like on this video. Ndagushimira bless on this video. Please leave your comment. Usige comment yawe nucane kunyuzaho ibiganiro byose by'ikoranabuhanga. Ushobora kuba wakora subscribe ugatwandikira igitekerezo munsi cya video y'ubutaha ushaka kutwagoraho. Ndagushimira Imana igumugisha.